Igitondo cyiza kuri mwese turacyakomeje n'igitabo cy'itangiriro. Iki gitabo cy'itangiriro kiboneka mu gitabo cya Bibiliya ku basomyi cyangwa se kubizeramana, ku bantu bafite inzira bakurikiye yo kujya mu ijuru, ku bantu bemera ko Imana ibaho. Uyu munsi turacyakomeje gusoma iki gitabo. Itangira igice cya 27 kigizwe n'imirongo 46. Rebeka yoshya Yakobo kuriganya se. Umurongo wa mbere, Isaka ashaje, amaso ye amaze kuba ibirorirori, amagara imfura ye Esawu ati mwana wanjye, aritaba ati karame. Umurongo wa kabiri, aramubwira ati dore ndi umusaza, sinzi igihe nzapfira. Umurongo wa gatatu, none ndakwinginze enda ibyo uhigisha ikirimba cyawe n'umuheto wawe, ujye mu ishyamba umpigire umuhigo. Kane, untekere inyama ziryoshye nk'izo nkunda, uzinzanire nzirye mbone kuguhesha umugisha ntarapfa. Umurongo wa gatanu, Rebeka yumva Isaka abwira umwana we Esawu. Esawu ajya mu ishyamba guhiga ngo ahigure se umuhigo. Gatandatu, Rebeka abwira Yakobo umwana we ati numvise so abwira Esawu mwene so ati mpigurira umuhigo, untekere inyama ziryoshye nzirye nguheshereshe umugisha mu maso y'Uwiteka ntarapfa. Umurongo wa 8, nuko none mwana wanjye mwumvira ibyo ngiye kugutegeka. Umurongo wa 9, jya mu mukumbu nzanira abana b'ihene beza babiri, nanjye ndabatekera so babe inyama ziryoshye zimeze nk'izo akunda. Umurongo wa 10, nawe uzishyire so uzirye aguhesha umugisha atarapfa. 11, Yakobo asubiza Rebeka nyina ati dore Esawu umukuru wanjye ni icyoya, njyewe umubiri wanjye ni umurembe. 12, ahari data yankorakora akamenya ko ndi umuriganya nkizanira umuvumo mu cyimbo cy'umugisha. 13, nyina aramubwira ati mwana wanjye, umuvumo wawe abari njye ubaho, nyumvira gusa ugende uzinzanire. 14, aragenda arazizana aziha nyina, nyina ateka inyama ziryoshye nk'izo sakunda. 15, Rebeka yenda imyambaro myiza ya Esawu imfura ye yari afite mu nzu, ayambika Yakobo umuhererezi. 16, kandi ashyira impu z'abo bana b'ihene ku bikonjo bye no ku ijosi rye aharembekereye. 17, aha umwana we Yakobo za nyama ziryoshye yatetse n'umutsima yavuze. Yakobo ahabwa umugisha na se. 18, ajya hose ari aramuhamagara ati data, aritaba ati ndakwitaba urinde mwana wanjye. 19, Yakobo asubiza se ati ndi imfura yawe Esawu, nkoze ibyo wanegetse, ndakwinginze byuka urye ku muhigo wanjye kugira ngo umpeshe umugisha. 20, Isaka abaza umwana we ati ni iki kiwukubonesheje vuba utyo mwana wanjye? Aramusubiza ati nuko Uwiteka Mana yawe impaye ishya. 21, Isaka abwira Yakobo ati mwana wanjye, igira hino ndakwinginze gukorakore menye yuko uri umwana wanjye Esawu koko cyangwa se ko utari we. 22, Yakobo yegera Isaka se aramukorakura aravuga ati ijwi ni rya Yakobo ariko ibikonjo ni ibya Esawu. 23, ntiwamenya uwo uri we kuko ibikonjo bye biriho ubwoya nk'ibya mukuru we Esawu, nuko amuhesha umugisha. 24, aramubaza ati uri umwana wanjye Esawu koko? Aramusubiza ati ndiwe. 25, aramubwira ati unyegereze nanjye njye ku muhigo w'umwana wanjye kugira ngo nguheshe umugisha. Arawumwegereza ararya, amuzanira vino asozaho. 26, se Isaka aramubwira ati mwana wanjye nyegera unsome. 27, aramwegera aramusoma, yumva impumuro y'imyambaro ye, amuhesha umugisha ati impumuro y'umwana wanjye imeze nk'iy'umurimo Uwiteka yahaye umugisha. 28, nuko Imana iguhe ku kimi kiva mu ijuru no ku mwero w'ubutaka n'imyaka y'impeke myinshi na vino nyinshi. 29, amoko agukorere, amahanga kwikubita imbere, utware bene so bene nyoko bakwikubita imbere, uzakuvuma wese avumwe, uzakwifuriza umugisha wese awuhabwe. Esawu asabana amarira umugisha. 30, Isaka arangije guhesha Yakobo umugisha, Yakobo akiva mu maso ya Isaka se, Esawu mukuru we arahiguka. 31, nawe ateka inyama ziryoshye azizanira se, abwira se ati data byuka urye ku muhigo w'umwana wawe kugira ngo umpeshe umugisha. 32, Isaka se aramubaza ati urinde? Aramusubiza ati ndi umwana wawe w'imfura Esawu. 33, Isaka ahinda umushyitsi mwinshi cyane ati ninde wahize umuhigo akawunzanira, nkaba nariye kuri byose utaraza nkamuhesha umugisha kandi koko azanawuhabwa. 34, Esawu yumvise amagambo ya se aboroga mu borogo mwinshi w'umunyamubabaro, abwira se ati njye nanjye mpesha umugisha data wambyaye. 35, aramusubiza ati murumuna wawe yazanye uburiganya yiba umugisha wawe. 36, aramubwira ati Yakobo ni Yakobo koko, izina ni ryo muntu
ubu ni ubwa kabiri andiganya, yankuyeho ubutware, dore none nkuyeho n'umugisha. Arongera amubaza ati nta mugisha wansigiye? 37. Isaka asubiza Esawu ati dore namuhaye kugutwara na bene se bose, n'abamuhaye kuba abagaragu be, kandi namugaburiye vino n'imyaka y'impeke. Nagukorera iki mwana wanjye? 38. Esawu abaza se ati nta mugisha n'umwe usigaranye data? Nanjye mpesha umugisha data. Esawu araturika ararira. 39. Isaka se aramusubiza ati ubuturo bwawe buzaba kure y'umwero w'ubutaka, buzaba kure y'ikime kiva mu ijuru. 40. Inkota yawe niyo izakubeshaho, kandi uzakorera murumuna wawe, kandi nugoma uzikuraho uburetwa yagushyizeho. Esawu ashaka kwica Yakobo. 41. Esawu yangira Yakobo umugisha se yamuhesheje. Esawu aribwira ati iminsi yo kwiraburira data iri bugufi, nibwo nzica murumuna wanjye Yakobo. 42. Babwira Rebeka amagambo ya Esawu imfura ye, atumira Yakobo umuhererezi, aramubwira ati dore mukuru wawe Esawu agiye kwimarisha agahinda wamuteye kukwica. 43. Nuko rero mwana wanjye nyumvira, haguruka uhungire i Harani kwa Labani musaza wanjye. 44. Umarane nawe iminsi itari myinshi, ugezaho uburakari bwa mukuru wawe buzashirira. 45. Ugezaho inzika ya mukuru wawe izakuviraho, akibagirwa ibyo wamugiriye, maze nzabona kugutumira ugaruke. Niki cyatuma bapfushiriza rimwe mwembi? 46. Rebeka abwira Isaka ati ubugingo bwanjye burambiwe b'Abahetikazi. Yakobo yarongora umuhetikazi nk'abandi, ubugingo bwanjye bwamarira iki? Reka mbabwire ngo mugire umunsi mwiza, kandi Imana ikomeze kubavurira ku mugisha itanga.